ni kuri Mogoma niho bari kuvuga Mogoma ndani kabisa iyi shuri yo twabaga turi kurya ubushize muri 2005 era Confirma que Zaba wazalendo asasina kwa nguvu ndosho ni hatari kosa ni hiyo wanaingia mukini kabisa ndosho manake ni matata tuombe Mungu tu kwa Mungu wangu jaribu msikie kwa matata msikie mabombe hapa ni ndosho Goma tujuka vinatokea wapi kama ni liberation mwingine Yesu ni ajabu kabisa Jogo kote yudo masasi kunalia sana mabombe kote ya nini ya kisi bako bako yudo sikia mabombe iri joro neza uko turi kuvugana Igoma barimo kurwana intambara ikajije umurego M23 barimo kuyataka bayisukaho ibisasu byinshi cyane wazalendo yataka ku ruhande rumwe na FRDC yataka ku rundi ruhande bamwe baturutse za Nyiragongo binjira kuri Mogoma abandi bari kurwanira kuri Port baravuga ko kasi bipande bibiri igihe M23 yarizi ko barimo kwitegura kwataka Bukavu kumbe babeshe baje kwataka Igoma FRDC yaje kuri Port hanyuma wazalendo yinjira mu misozi Igoma barimo kwisukamo ibisasu byinshi cyane ntago tuzi ukuntu mu gitondo haza kubyuka amakuru nyamenye nanje iri joro ariko ndavuga sinaryama nabagejejeho aya makuru ukuntu ameze reka turindire mu gitondo tumenye ninde uri kurwana n'undi neza ninde uri gukubita undi ninde uri gutsinda undi byashoboka ko M23 bayatatse ariko ikivu n'umwasi biranashoboka yuko wazalendo na FRDC noneho yiminjiriyemo agafu ikaza noneho ikirukansa M23 ese biragenda gute ese birabyuka bimeze gute abanyegoma bo bameze gute ngo bose bari mu mazu bari kwanga gusohoka mu mazu ariko ntihajya habura abaturage mu ruvunge barimo kwiruka hirya no hino amasasu hejuru amabombe mbese Igoma ntabwo bimeze neza iri joro